ndabasuhuje. Ubushize duherukana Fiona arimo ashaka kumpa igisubizo cy'ibibazo nari namubajije. Murabizi neza ko nari namubajije ko dushobora gukundana, ariko nta gisubizo yari yampaye. Nababwiye ko byari byangoye cyane kandi byari bikomeye. Ndabasuje mwebwe mwese mutahwemye gukurikirana inkuru yacu itangiriro ry'agahinda kanjye. Niba warayikunze ibuka gukanda like, share na comment. Wibuke no gukanda subscribe. Reka dukomeze dusobanukirwe uko Kennedy ari we ngiye wivuga muri iyi nkuru uko byaje kugenda. Muribuka ko nari mfite ubwoba. Ese byagenze bite? Ubwo rero nibwo yampamagaye hari mu gitondo. Abarambwiye ati ndashaka kuza dore bwakeye. Nanjye ndamubwira nti rwose ni karibu iwacu nahagendwa. Nariteguye nkora ibishoboka byose nubwo tutari tuziranye cyane ku buryo nari nzi ibintu akunda. Nakoze uko nshoboye kose ku buryo nashatse ibintu kuri internet abakobwa bashobora kuba bakunda, cyane cyane igihe barimo kubapropose ibintu bijyanye n'urukundo. Icyo gihe nashatse ukuntu nteka ibiryo byiza, yewe nigira no mu gikoni rwose. Ntabwo nitaye ko nagiraga umukozi wadutekeraga, namubwiye ko agomba kureba ahantu hajya uwo munsi rwose mu karuhuko. Ubwo mu masaha make cyane nibwo yansesekayeho numva arakomanze. Nti karibu. Ubwo nibwo namwakiriye mbona arabyishimiye rwose pe, arabyishimiye. Yaravuze ati natetse neza, mbona ni ibintu rwose bimukoze ku mutima. Nibwo nahise musaba kumpa igisubizo cy'ikibazo nari maranye iminsi kindya mu mutima wanjye. Mwaba muzi uburyo cyari kindemereye. Naramajije nti se wabitekerejeho iki? Ni ukuri mbabarira nsubize kuko mfite ikintu kirimo kuntwikamo indani. Kennedy, for sure byanunguye cyane pe. Wow, none ubantu heza. Man yaje, my god, thank you for the food. Wanyakiriye neza mu buzima bibaye nk'ubwa mbere. Si uyu muhungu akanyakira gutya. For sure rwose biranunguye. Kene, for sure. nawe speechless nk'uko ubibona gusa. Sinzi icyo navuga. Gusa nk'uko twabanye mu minsi yashize, uburyo wanyitayeho ukamvugisha ukamamagara, nakubonyemo ubucuti bukomeye Kennedy, for sure. Sinaguhisha. Kennedy, singiye guca ku ruhande rwose. Nanjye ndagukunda, naragukunze. Sinabona uburyo mbivuga, naragukunze pe. I'm sorry, mfite emotion ziramfasha kubera uburyo meza agaciro urukundo Kennedy. Basi nkisabira ikintu kimwe, promise ntuzambabaza. Mbara umbwiza ukuri kutazambabaza Kennedy. Nafashe umwanya wanjye ndagukunze Kennedy, promise ntuzambabaze. Nukuri ibintu uvuga nibyo. Nge ndumva byandenze koko, urankunda Kennedy, for sure. Ntabwo nakubeshya, ndagukunda. Ndumva ntazi ahantu ndi. Ntabwo nzi neza niba ndi kurota. Ese ndi gukanguka? Kimwe muri ibyo ngibyo mbabarira umbwire. Naba ntari kumva ibintu bitari byo. Kennedy, nyizera turi kumwe, ni njye wawe, ndagukunda. Please, nshaka kuguhobera byibura bwa mbere. Urabyemera? Nta kibazo, yambi. Ubwo naramuhobeye rwose. Nibwo nari nduhutse kuva namumenya rwose. Mbega ibyishimo nagize we, ntago mbizi. Ubu ngubu ntabwo ndamenya neza niba ntari kurota. Ese nibyo? Ubwo Fiona yaratashe, nanjye ubwo nsigara mu rugo nitekerezaho biratinda. Ariko numva ntabyihererana. Nibwo nafashe umwanzuro wo kujya kureba inshuti yanjye magara, akaba n'umuvandimwe wanjye, ndetse ku buryo namufataga nanjye mu buryo ntazi. Iyo nshuti yanjye bayitaga Chris. Numvaga ntashobora kwihererana na rimwe ibintu byari byambayeho.
kubera ko bwari ubwa mbere muri njyewe ngize urukundo rwose rushobora kuba rukomeye mu buzima bwanjye, nanjye ubwanjye ntarinzi ukuntu rwari rungana. Kubyihererana byari ibintu bigoranye ku buryo nanjye ubwanjye ntabwo nabashaga kubyakira. Nibwo nigira inama yo kumureba ngo mbanze mubwire ese mu by'ukuri ibintu byari biri kumbaho byari ukuri. Ubwo rero naramutumiye mwohereza akamesaje duhurira mu kabari, ariko nabanje kubimubwiraho. Ubwo nibwo twahuye mba ndamubwiye nti bite sha Mr. Kennedy, none se umbwije ukuri message nabonye niyo cyangwa urimo kumbeshya? Message wabonye niyo. Wumvishije ntari seriye? Ako se Kennedy, ni imyaka yose umaze utagira umukunzi, waramubonye ntiwabimbwira urabimisha koko? Umuntu w'inshuti yanjye oya sha byihorere. Ubwo se uzi ngo none nari ndi gukina? Ni ukuri nabanje kureba niba bizaba byo kugira ngo utanseka. Ubwo uzi ukuntu nari namukunze, numvaga ndi bubikubwira ukanseka ukampindura injiji n'abakobwa bose bari muri uyu mujyi. Ibyo bintu by'urukundo numvaga ari ibintu bitabaho, atari kuguza ikintu cyabaye. Uzi ko yankunze sha. ubu se niba ndibaza uwo mukobwa wakunze ameze ati n'imyaka yose umaze udakunda, ubu wari waramubuze, ubwo wamubonye ndimo ndibaza umukobwa wabonye ugiye gutereta ukundana nawe ameze ati? Mfite amatsiko yo kumureba. Umva byihorere. Niba twamwita ngo ni marayika, niba twamwita ngo ni umwiza, ni misi ari shayini vurema, wowe wamukwereka. Nibwo bwa mbere njye nari mubonye, ariko nzi neza ko uzashima kuko ndabizi ugira amaso areba neza. Kuko igihe duherukana ntago abantu bajyaga bapfa kuguca mu maso. Kennedy, ndabizi ko nsanzwe nkuzi, ndabizi neza ko uri umusore uri seriye. Uwo mukobwa uzabanza umaking sure neza ko atakubeshya, cyangwa se uzabanza umenye niba hari ikintu agushakaho mbere yuko umukundana. Ndabibona ko uri mu rukundo pe, uri mu rukundo cyane uko bigaragara ku maso, uko nitsanzwe nkubona ntago ariko umeze. Gusa uzabanza umaking sure neza ko uwo mukobwa nta kintu agushakaho Kennedy. Baravanga amaso akunda ntarora. Wenda hari wenda wasanga ariko ndi kwibesha, ariko rero urukundo mufitiye sha kumureka ntibyanyorohera. Ahubwo icyiza twabanza tukabisengera, naho ubundi urukundo mfite nta garuriro rifite pe. Umugani w'abantu meze nk'umuntu waruhamye rwose. Ahubwo ubu icyo wakora ni ukunshyigikira. Ibyo ngibyo biroroshye, ahubwo ngiye ngira amatsiko yo kumureba. Tuzamubona ryari kugira ngo najye murebe? Yarambaje ikibazo gikomeye. Ubwo nanjye nari mbonye umukoro wo gukora kugira ngo ndebe neza ko dushobora kuzahura nawe, byibura nawe akareba niba yanshimira icyo kizungereza narutishije abandi bakobwa bose, dore ko rwose abakobwa batari n'ababuze mu gace twabagamo. Ubwo icyo gihe nibwo natangiye kugira nanjye urugamba rwo guhangana no gushaka kumwereka inshuti zanjye, kuko numvaga zamumenya zose bitewe n'ukuntu numvaga mwishimiye. Noneho bitihise nari maze iminsi myinshi cyane mfite urukumbuzi rwo kugira ngo abantu bambone nanjye ndi gupostinga sheri tugendana, mbese twishimanye nk'abandi basore bose, mbese abantu baryohewe n'ubuzima, dore ko ifaranga atari iryo nari mbuze n'ibindi byiza byo gutetesha abantu. Ubwo rero nibwo twahise tuva aho ngaho, ubwo tuba turatashe nk'ibisanzwe tujya mu rugo. Ariko rero ntabyihereranye nahise mwandikira akamesaje yuko hari inshuti yanjye magara nshaka kugira ngo nereke uwo mukobwa w'ikizungereza wabara abahize bose bita Fiona. Ariko inkuru yacu yari itangiye kugendezamo gushidikanya, nanjye ubwanjye nari ndi kumva ntameze neza. Ese byaba byaragenze bite? Naramuhamagaye, yansubije amagambo. Tuzakomeza mu gice cya kane. Ntuzacikwe n'inkuru yacu mu gice cya kane twabateguriye. Niba uri mushya uzibuke gukanda subscribe, share, likes na comment. Ciao, naho ubutaha.